Mwese abadukurikiye tubifuje kugira ibihe byiza tugize umugisha wo guhura na Honorable Bernard Makuza tumusanze navuga ko ari ku Kiriyo n'ubundi aho twaje mu mugoroba wo guherekeza Pastor Ezra Mpyisi nagira ngo tuganire. Honorable ni umwanya muto turaganira, ikibazo nshaka kubabaza cya mbere kuri mwebwe, Pastor Ezra Mpyisi yari muntu ki, asobanuye iki? Ndabafasha. Reka banze kubwira n'umuryango we ngo Imana ishimwe nk'uko nyine twabyemeranyijweho, ariko nanakubwira yuko Pastor Mpyisi muzi, namumenye ntaramubona cyangwa tutaye twamenyana. Nari mfite nk'imyaka 12-13 kera, mubwiwe na data kuko bakoranye mu nama nkuru y'igihugu, Conseil supérieur du pays, igihe cy'umwami, kwa kundi abana bareba mu bintu tureba amafoto tuze kugera tumubaza uti uyu ninde uyu ninde. Mu yatubwiye rero umubuka cyane cyane ni Mpyisi. Ntabwo ari byo wenda byatuzinduye uyu munsi, ariko icy'ingenzi ni uko icyo yamumbwiyeho icyo gihe ndi muto naje kukibonera ndi mukuru. Ni iki cyo Pastor Mpyisi rero ndabikubwira, reka mvuga ibintu bine. Imyaka 102, ukuri, urukundo, Bibiliya. Imyaka 102 ntabwo ari buri muntu wese igirwa n'abantu mbarwa, navuga ko ari ibintu bidasanzwe nk'uko. Ariko nanone imyaka 102 yuzuyemo ibintu nabyo umuntu yavuga ko bidasanzwe cyangwa se ibintu byubaka, kuko ushobora kugira imyaka 102 ariko wenda harimo n'ibihe cyangwa se n'ibintu bitari byo bimwe. Imyaka 102 kuyigira nanone ugifite ibitekerezo, ugifite inama, ukigaragaza ubuhanga, ukigaragaza ko uri umuntu ugifite akamaro. Ntawe mfobya, ntawe ngira gute, ariko hari ubwo ushobora kugera mu myaka intege zikaba nkeya, yaba ari mu mutwe, mu mutima cyangwa se z'umubiri. We rero igitangaje imyaka 102 rwose akiri umuntu ubona ko agifitiye akamaro umuryango cyangwa se sosiyete muri rusange. Imyaka 102 irimo ukuri, kwa kundi navugaga, ukuri kutanyorobetse, ukuri kutaziguye, ukuri mbega nyako, kudashaka bya bindi bishobora kuryohera uwubwira, ahubwo bishobora no kumuhungabanya ariko bikamwubaka. Ubu niko nabonye Mpyisi. Imyaka 102 ugaragaza urukundo rw'Imana, ukayigisha, ukagaragaza urukundo ku bantu muri rusange, urukundo ku banyarwanda by'umwihariko. Ariko noneho ugasanga ari rwa rukundo narwo rugaruka, abantu bakamukunda kandi ku myaka itandukanye. Ubwo ni ya myaka 102 ijyanye ukuri, ijyanye n'urukundo rukubiyemo ibyo ngibyo. Noneho rero ikindi, Bibiliya. Kuvuga Pastor Mpyisi ntuhite ubona Bibiliya, ngira ngo n'ahangaha biragaragaye ko impano nyamukuru kuri we yamye kandi no kugeza mu kugenda kwe ni Bibiliya. Bibiliya ari ubuzima bwe,
Bibiliya yarayigishije, Bibiliya yabaye mbega nka icyo umuntu muri ubu buzima busanzwe twavuga ikimuranga. Ikindi nakubwira ni uko ntawe mputaza, ntawe nubahutse, ntawe nambuye ibyubahiro bye cyangwa se ibyo akwiye, kandi barabikora. Ngewe iyo uvuze pasiteri numvaga Mpyisi, ariko n'abandi barahari, ariko kuri niwe mpita numva agahita aza. Ngewe ntabwo ndi umwadivantiste umunsi wa karindwi, ndi umukatolika, ariko uyu mubyeyi ni umuntu wari ukwiye urukundo n'icyubahiro, kubera ko kuva mumenyeye ntago ari ashize nk'imyaka 25, urumva ugereranyije n'ubuzima bwe ntabwo ari myinshi. Nkaba naragize amahirwe rero yo kujya mu isabukuru ze ebyiri, ngira ngo y'imyaka 90 niba nibuka neza, n'iyi ngiyi ejo bundi y'imyaka 100. Nkaba navuga ngo ndashimira Imana ko namumenye Mpyisi, Pastor Mpyisi, kuko buri gihe uko twahuraga numvaga hari ikintu nungutse mu nama ze, mu bitekerezo bye, ariko muri kwa kuri nk'uko nabivuze gushobora kuguhungabanya, ariko ukumva ubikuyemo isomo, kandi akabwira ukuri buri wese atamwubahutse niba ari umunyacyubahiro, ahubwo bigatuma habamo ubwo busabane ko hari umuntu ukubwiye icyo atekereza kandi kikubaka. Ndashimira Imana rero ko namenyanye nawe, ariko nawe nkamushimira ubwe, kubera yuko mu by'ukuri yampaye umwanya wo kugira ngo tubonane. Ubwo nkubwira akantu mu bijyanye n'ibyo nyine, nigeze kwifuza kubonana nawe kandi ndi mu mirimo kandi ikomeye, nkaba nivuga nti rwose icyampa kubana na Mpyisi. Sinzi abantu baje kubimugezaho, noneho tuza guhurira mu bintu bisanzwe. Arambwira ati ariko sha, ati ntugire ngo ndakubahutse, ati bambwiye ko wifuza ko twajya tubonana, ati ubwo ni wowe uzansanga. Ndamubwira nti nzabikora kandi narabikoze koko. Nkaba navuga ko muri cyane cyane muri aya mezi nka 3, 4, 5 turanaturanye hano mu Kagarama. Nagize uburyo bwo kumusura iwe muri ubu burwayi bwe, ariko ugasanga ari wa wundi mu mutwe huzuye, mu mutwe nta kintu kirimo kijijenganya, ariko buri gihe hagaruka n'urukundo, Bibiliya n'ukuri. Ati mujye ibyo ngibyo mujye mwubaka ubuzima bwanyu muri ubwo buryo, bizabahesha ishema mu ijuru. Niko yakundaga kumbwira. Twaraganiraga bihagije, rero namusubiye akatari rimwe. Nkaba nagira ngo kandi namushimire yuko nagiriye amahirwe yo kuba muri ba bandi bavuze bagenuye Bibiliya, nanjye yangezeho, kandi nk'abandi bose koko abantu basanzwe bazitunze wenda, ndetse ku bindi banavuga ko ari niyo ntunze yavuye n'ahantu hadasanzwe. Ariko reka nkubwize ukuri, iyo Bibiliya nabonye muri aya mezi ashize iturutse kwa Pastor Mpyisi, yankoze ku mutima cyane. Yarayinyoherereje ntayiteguye, nibaza ukuntu abitekereje, ndabishima, ku buryo nakubwira yuko iyo Bibiliya ni iyanjye na madamu wanjye yaduhaye ebyiri. Izo Bibiliya uko ari ebyiri, iyanjye iri ku kameza iruhande rw'aho ndyama, n'iya madamu iri ku ruhande hariya. Nyifiteho icyubahiro gikomeye, nubwo Bibiliya isanzwe ifite icyubahiro, ariko nabiha agaciro keza. Ibyo byose rero ndabimushimira. Icyanyuma
nagira ngo nsabe aba bana be n'abuzukuruza kuvuga ngo yaba ari bo cyangwa ari twebwe ngo tuzakandagire mu birenge bye, menya bigoye, ariko abantu bazagerageza ibishoboka. Ariko iyo nsaba gishoboka, kandi ndumva gishoboka kubera ubuhanga busigaye buriho. Ibintu Pastor Mpyisi yavuze cyane cyane aho haziye uburyo bw'ikoranabuhanga, rwose nabasabaga ko bazabishyire hamwe mu buryo bw'amajwi ibihari cyangwa se n'amashusho, niba na ngombwa bizakusanyirizwe mu gitabo, bizajye mu bubiko bwaba ubw'umuryango, ariko nzi neza ko baramutse hagize hari ubikoze, aba bantu bose ubona hano n'abandi batari hano, bandi bagiye bahurira hirya no hino, tuzabisaba, kuko ku bwanjye nibwira ko nabuze n'ijambo nakoresha buriya. Urabona uravuga ngo umuntu yasinziriye, yatabarutse, yagize gute, yapfuye. Kuri uyu Pastor Mpyisi numvaga hari hakwiye nk'ijambo risa nkaho ryihariye ku muntu wabayeho mu buryo nk'ubwo yabayeho, kuko ku bwanjye niba twari dufite abantu benshi nk'uyu musaza Pastor Mpyisi, ku bwanjye rero azahoraho, ntabwo, kuko ibyo yakoze, ibyo yavuze, ibyo yigishije, nibwira ko biri mu mitima ya benshi. Ibyo rero byo nabifuriza nuko twajya tumwibuka nyine, tumuha icyubahiro akwiye. Buriya hari ikintu kinkoze ku mutima gifashwe mu icyemezo n'umuryango we, kuvuga ngo aho kuzana za ndabo muzazane Bibiliya. Ibyo uwo ni Mpyisi. Murakoze. Murakoze rwose. Ndumva sinzi niba hari ikindi kibazo nakubaza, ariko akabazo gatoya. Wakunze kuvuga imiterere ye, ukuntu yavugishaga ukuri, ukavuga uti ni ibintu byiza bikwiye rwose gutuma ahabwa icyubahiro mu buryo butandukanye nuko abantu babitekereza. Ese ukurikije iyo myaka wamaze umumenya, ubona biriya bintu ni ibintu umuntu ashobora kwiga, nk'abantu bari hanze bakaba babishobora akamwigiraho, cyangwa ni ibintu wabona biri ine ku buryo twavuga ngo biragoye ko twabona umuntu umeze nkawe? Reka tuvuge muri politike, mu buzima nk'ubu bw'abihaye Imana cyangwa se abayikurikiye, cyangwa se mu bundi buzima, hari abantu babaho rimwe mu kinyejana. Kuri njyewe niko bimeze. Nawe ni umuntu udasanzwe. Ibindi umuntu yagerageza, ariko kugeza he harimo impano n'ingabire y'Imana. Wavuga uti si kuki Imana idatanga iyo ngabire, ariko ntago twese tugira amahirwe yo guhabwa ingabire zingana. We rero ngira ngo hari izo yahawe, ariko yishyiriraho n'ubushake n'umutima we, kandi ari ibintu abamo akora mu buryo abyemera, kandi atabikoreye indonke iyo ari yo yose. Urabona nk'ukuri kwe, hari ubwo umuntu yumvaga kumuhungabanyije, ariko watekereza inyuma harimo n'urwenya, ukavuga uti nyamara biriya bintu yambwiye nari nkwiye kubikuramo isomo. Ibyo umuntu yavuga ni byinshi, ingero zirahari nyinshi. Honorable, akabazo ka nyuma gasoza. Mpyisi Gerard, umuhungu wa Pastor Ezra Mpyisi, ejo yavuze ko Pastor Ezra Mpyisi yakoreye Imana ariko agakorera nk'igihugu. Nkamwe mwabaye mu nshingano zitandukanye z'igihugu n'ubu mukizirimo, Pastor Ezra Mpyisi by'umwihariko ni iki azibukirwaho ku bijyanye no gukorera igihugu? Icyo yakwibukirwaho, birumvikana hari ibyabayeho mu gihe cya kera ngewe ntabayemo, ntari navuka cyangwa nturundi umwana, ariko ababivuga bavuga ko nabwo yari umuntu ukoresha ukuri, ndetse ngo ntatinye no kubwira ukuri umwami. Ntabwo nari mpari, ariko narabyumvise. Niyo mpamvu navuga ngo ibyo namubonyeho nyuma simbishidikanya ko ariko byabayeho.
ariko rero mu byerekeranye n'imibereho n'imibanire, Mpyisi ni umuntu, Pastor Mpyisi ni umuntu navuga usize ikintu kijyanye n'urukundo mu bantu ndetse no kwiyunga kw'abantu. Muzi amateka y'igihugu cyacu, iyo yagarukagaho wumvaga yifuza buri gihe ikintu cyatuma abanyarwanda tuba ubumwe bw'abanyarwanda, kandi ko ibyabaye bitazongera kubaho kuko birashoboka. Yigishije rero ubumwe ndetse n'ubwiyunge mu buryo bugaragara, abinyujije cyane mu kubwiriza kwe, abinyujije muri Bibiliya. Icyo rero ngira ngo ni umusanzu ukomeye, kuko ubumwe, umutekano ni ibintu kuri njyewe nibwira ko bifite ari inkingi zikomeye by'ibi ngibi byose turimo kubona hano. Tubishikamyeho tukabirwanira twese nyaboneka nk'abanyarwanda, tukabiharanira ko nta buryarya. Ibi ngibi turimo kubona ntakwirwa ndondora, muzi munandusha wenda uko mugenda henshi, byakwikuba inshuro zirenze. Yarabyigishije rero ubumwe, ubwiyunge, ndetse ugasanga bisa nk'aho bisaguka ku banyarwanda bikajya no muri Afurika, ariko noneho byajya no muri za nyigisho ze za Bibiliya ugasanga biragenda bigafata ku muntu nk'umuntu. Ibyo rero ngira ngo ni umusanzu ukomeye muri cyane cyane muri ibihe bya nyuma ya 1994 ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni umusanzu ku buryo bwe, mu magambo ye, uwo musanzu yarawutanze, kandi nibwira yuko ufite ireme n'icyo tugomba gukomerezaho kubakiraho.